Ikaze kuri Samugeshi Bayingana dossier anarctique n'uruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigezweho byibanda ku mutekano politiki na diplomasi hirya no hino mu isi. Nkuko rero abagabo basezeraniye ari naho bahurira mu kiganiro kibanza twari twakomeje ku byavuzwe na numwe mu bakozi b'inteko ishinga amategeko ya Irani, ariko kandi akaba na deputy chairman w'iriya nteko Hossein Al-Haji Dargan, wavuze ko amategeko abiri imyemerere habe itegeko rya fatwa ndetse na sharia, aya mategeko yombi ari yari gukumira Iran kuba itari kugerageza kirimbuzi kuri ubu. Asa nkuca amarenga ko iki gihugu cyaba cyarageze ku bushobozi bwo gucura no kuba gifite intwaro kirimbuzi. Ese ubundi aya mategeko ya sharia ndetse na fatwa ni mategeko ki? Cyane ko Iran yemeza nyine ko icyo cyonyine cyangwa se amahame bari kureba uko bahindura kugira ngo bagerageze izi ntwaro kirimbuzi ubundi bicare bahangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nayo impamvu rero nanyarukiye ku rukuta rwa The Jerusalem Post ngo ndebe nyirizina icyo abo mu burengerazuba bw'isi bavuga kuri projet nucléaire za Iran. Ni inkuru yashyizwe hanze none tariki 5 Gicurasi, ni inkuru rwose yashyizwe hanze mu masaha y'igicamunsi cy'uyu munsi. Iyi nkuru rero ifite umutwe uvuga ngo Iranians nuclear weapon timeline barely setbacks despite US-Israel strike, sources says. Numva ngo ibijyanye cyangwa se igihe cyagiteganyijwe ko Iran ishobora kuba yacuzemo intwaro kirimbuzi ni kigeze gihinduka, nubwo hari ibitero bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bagabye muri kiriya gihugu. Hanyuma inzego z'ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zagaragaje ko Iran igihe yari isigaranye cy'amezi 6 ubaze uhereye nibura mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize, byabarwaga ko Iran kirajye mbere y'ibitero bya tariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu k'umwaka ushize, habarwaga ko nibura Iran ibura amezi hagati ya 3 kuri 6 igere ku bushobozi bwo kuba icuze cyangwa se ifite intwaro kirimbuzi. Hanyuma kandi nibwo Amerika na Israel bagabaga ibitero bikomeye cyane, ibitero byiswe by'iminsi 12, n'ibitero byo mu kwa gatandatu k'umwaka ushize, n'ibitero byagabwe ku nganda za Isfahan, Natanzi ndetse na Fordo, ni inganda zombi zivugwa kuba zitunganya iriya uranium ku kigero cy'uko nyine ishobora kubyara kirimbuzi. Hanyuma rero urikuyeho cyangwa se uretse biriya bitero Amerika na Israel bagabye mu gihugu cya Iran, ndetse n'ibi bitero bishya bya tariki 28 z'uku kwezi kwa kabiri dusize inyuma byiswe Operation Epic Fury, ibi bitero byose ngo ntacyo byahinduwe n'ubundi ku ngengabihe Iran yari isanganywe yo kuba yaba itunze intwaro kirimbuzi. Ati ibi byose nta kintu byigeze bihinduraho kuko bisa nkaho ibitero byose Leta ya Amerika yagabye ndetse na Israel bagaba kuri site nucléaire za Iran mu by'ukuri nta musaruro byigeze bitanga. Iyo uranium yatunganyijwe hejuru y'ikigero cya 60% iracyahari kandi nako yagiye. Hanyuma rero abakurikirana cyangwa se abahanga mu by'intambara n'ibi bya nuclear bakemeza ko Iran uranium ifite y'ibiro 440 bitunganyije kuri rwa rugero yaba ku bushobozi bwo kubaka intwaro kirimbuzi zisaga 10 cyangwa se kubaka ibyitwa nuclear warheads zisaga 10 bazubaka rwose muri birabiro 440 bitunganyije. Hanyuma rero ibi bitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel mwanya wo gutanga igisubizo cyangwa se ngo bakureho iyo uranium banahagarika ino mishinga ya Iran yo gutunganya intwaro kirimbuzi, nk'uko umwanditsi kuri The Jerusalem Post yakomeje kubitangaza, ahubwo ngo ibi byatumye umutekano muke urushaho gukaza umurego muri kara karere, ndetse Iran inahitamo gufunga amazi cyangwa se inzira z'umuhoro wa Hormuz, ihita itangira hafi 20% by'ibikomoka kuri gaz na petrol bica muri kiriya gice. Hanyuma kandi Minisitiri w'Ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Hegseth we akunze kuvuga mu ruhame ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazigira na rimwe zemerera Iran kuba yatunga intwaro kirimbuzi bica mu biganiro cyangwa se mu buryo bwa gisirikare nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibyemeza. Hanyuma nifashishije amagambo y'umwanditsi
inzego z'ubutasi za Amerika zahise zemeza ko biriya bitero bya tariki by'iminsi 12 mu kwezi kwa gatandatu ngo ni ibitero byari bigamije guhagarika iyo mishinga, kuko Iran barabaraga bagasanga nibura mu mezi 3 cyangwa 6 Iran yagombaga kuba imaze kubaka intwaro kirimbuzi. Nubwo biriya bitero by'iminsi 12 byo mu kwa gatandatu byagabwe kuri Natanz, Fordo ndetse na Isfahan, inzego z'ubutasi zikaba zari zemeje ko uwo mushinga zawusubije inyuma nibura amezi 9 kugeza ku mwaka, ariko amasoko atandukanye akemeza ko nta cyahindutse ku ngengabihe Iran yagombaga kuba yubatseho kirimbuzi. Bakavuga bati biriya bitero byarasenye cyangwa se byangiza ziriya nganda uko ari 3, Isfahan, Natanz ndetse na Fordo, ariko bamwe ni UN Nuclear Watchdogs, ni ukuvuga ngo ni cya kigo kicungira hafi imitunganyirize ya uranium ndetse no gucunga niba ishobora kubyazwa kirimbuzi, bo bakavuga ko nubwo habayeho gusenya ziriya nganda, ariko rwose bafite amakuru neza ko iriya uranium biro 440 byaba bitabye cyangwa se bihisha ahantu hadashobora kumenwa cyangwa se mu mutamenwa ku ruganda rwa Isfahan cyangwa se ahandi ariho hose, ariko iyo uranium ya Iran igihari kandi ishobora kuba ikiri gutunganywa. Hanyuma UN Nuclear Watchdogs bafite ikigo bita International Atomic Energy Agency, bakemeza ko ubwo bubiko bw'iyo uranium ku rwego rwo hejuru ya Iran yatunganyijwe ishobora kubyara intwaro kirimbuzi rwose. Ibyo biro 10 byakurwamo intwaro kirimbuzi 10. Hanyuma rero operation yiswe Midnight Hammer, imwe yagabwe kuri zira facilities za nuclear ndetse ni Epic Fury, nubwo zombi zaje zibasira biriya bigo bya nuclear, bigaragara ko nta kintu byigeze bihindura ku ngengabihe. Ibi rero bisa nkaho byahise bishimangira ubutumwa bw'uyu mugabo Hossein al-Hajidergan wavuze ko bari kwiga kureba uko bahindura aya mategeko ya Sharia. Sharia ni Islamic law cyangwa se Sharia umundi bisobanuye inzira. Ni itegeko akenshi usanga ibihugu byinshi by'abayisilamu cyangwa se bigendera ku mahame ya Kiislam baba bariyemeje kubaho by'umwimerere bagendera nyine ku mateka cyangwa se ku muco wa Kiislam, nibyo bita Sharia. None itegeko rya fatwa ni itegeko ryashyizweho n'abayatola hariya muri Iran, naryo n'itegeko ry'imigenzereze. Wavuga ko n'ubundi Iran iyobowe n'iyi fatwa ku ruhande rumwe mu rwego rwa politiki, hanyuma mu by'idini ikaba iyobowe na Sharia. Hanyuma amategeko yombi arubahwa cyane ndetse ahabwa agaciro, akaba ari nayo mpamvu SOFA bifuza guhindura aya mategeko kugira ngo harebwe cyangwa se bakurikirane barebe niba byabakundira cyangwa se byabashobokera ko bagerageza intwaro kirimbuzi nk'uko bari babyemeje. Ngaruka gato kuri The Jerusalem Post. Hanyuma ngo guhagarika imishinga nuclear ya Iran ngo niyo ngingo cyangwa se niyo nego yibanze. Amwe mu bayobozi mu by'umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kugeza kuri Perezida wa Amerika Trump bahora bavuga ko bifuza kurimbura iriya mishinga ya nuclear y'igihugu cya Iran. Hanyuma kandi ngo Iran nizigera yemererwa gutunga intwaro kirimbuzi. Vice President J.D. Vance niko abibona, nakabyumva, nako yabyanditse ku rukuta rwa X tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu, avuga ko umusaruro cyangwa se impamvu nyamukuru y'iriya operation yabo kwari ugutangira cyangwa se kuburizamo ibikorwa byo kubaka kirimbuzi ku ruhande rwa kira gihugu cya Iran. Hanyuma rero ibyo kuba ingengabihe itarigeze ihinduka mu gihe bishobora gufata Iran mu kubaka kirimbuzi nibyo biherwaho, bivuga ko Iran ishobora kufita ikintu isinziranye, ndetse bikaba biri no guhura n'amagambo abategetsi muri Iran bamaze iminsi batangaza bavuga ko bafite Amerika surprise. Bati tuzabatungura, nyamara tubafitiye surprise kandi yo ku rwego rwo hejuru izabatungura mwese uko mwakabaye. Tubafitiye surprise izabatungura kandi izabakanga muri rusange. Ese nicyo Iran ibishaka kumenyesha isi yivuga ko ifite surprise yageneye Amerika ndetse n'ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati?
ibyo tuzabimenya mu minsi iri imbere, tumenye niba koko ariko biri. Hanyuma kandi Jerusalem Post igaragaza ko bimwe mu bigomba gukorwa kugira ngo bahagarike ino mishinga niba Iran itarajya no gutunga intwaro kirimbuzi, harimo no kwivugana bamwe mu bahanga mu by'ubugenge, imibare ndetse n'ubutabire, aho byagiye binakorwa mu minsi yashize, ibitero byagiye byibasira abahanga rwose mu bijyanye no gutunganya cyangwa se bize nuclear physics, ari nayo sometimes ishobora kwifashishwa bakabona ko izi operation cyangwa se ibi bitero bigabwa kuri bano bahanga nabyo bishobora kugira umusaruro, bigahagarika cyangwa se bikaburizamo imishinga ya nuclear y'igihugu cya Iran. Ngibyo rero bike mu byo nabashije kumenya ku byerekeye iyi nuclear, nubwo na reaction mu bihugu bya Occident, ariko mu by'ukuri n'ubundi byagiye byikangwa cyane ko Iran yaba ifite ikisinziranye, kuko ukurikije iriya uranium imbere bavugiye ko ifitiye ikigero atunganyijweho n'akabuza rwose, n'ubundi abahuza cyangwa se igihurizwaho nuko Iran rwose uko byamera kose itabura kuba itunze izi ntwaro kirimbuzi. Ngira ngo murabona ubukana bwazo, ahandi aya n'amazi yagerejejwe mu mazi, ariko ahita akora igisa nk'ahari babyita mushroom clouds, akora igisa nk'ahari igicu ariko kivuye nyine mu mazi yabaye evaporated. Ngira ngo murabona izi ngufu, tekereze rero ari ahantu hatuye abantu, aha ni mu mazi ariko se utekereze ari ahatuye abantu ngo byagenda biti. So ibi ni ubukana bwose bugaragaza iyi ni nuclear. Hanyuma rero indi nkuru ngira ngo turebe gato, turisome tunatuganisha ku musozo, ni uburyo guhuriza hamwe amakuru yihuta ariko kandi mu gihe gito. Hanyuma Israeli ifite umuyobozi mushya w'ingabo zabo zirwanira mu kirere, Major General Omer Tisher, yavuze ko igisirikare cyo mu kirere cyiteguye kiri gucungira hafi bijyanye n'iterambere mu bya gisirikare Iran iri kugeraho, ndetse ngo isaha ku yindi mu gihe ari buze kuba kenewe n'ingabo ze, ngo nakabuza rwose bari buze gutabarira hafi cyangwa se bari buze kwita bagaba ibitero bikomeye cyane bijya gusenya no kwivugana bamwe mu bayobozi bakuru muri Iran mu gihe byabibaye ngombwa, kuko nabyo biri mu biri gutekerezwa. Hari ukwivugana abayobozi bakuru muri Iran cyangwa se gukora izindi special operation zishobora n'ubundi gusiga cyangombwa nuko basiga bangije ubushobozi bwose bwa Iran. Ibi nyine nabyo ni biri gutekerezwaho. Nago rero nasoza kino kiganiro mu by'ukuri nabashimiye mwese tubana umunsi ku munsi, rwose nkomeza gushima uruhare rwanyu mu bakomeje gushyigikira iyi platform mu buryo bwose, abaca mu gikari mukanyandikira, abakora subscribe, batanga commentaire, ngira ngo muri description muhabona nomero na email. Rwose nshimira cyane ababikora, baca mu gikari tukavugana, ubufasha bwose butangwa bw'ibitekerezo n'ubundi bwose bwatangwa. Mwese ndabashimiye cyane, amahoro n'umugisha bikomeze bibane namwe na hejo mu masa gitondo.